Umwami Imana umukoresha nk'igikoresho cyawe, icyubahiro n'ikuzo biri byawe iteka ryose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Komera Imana amashyi. Uyu munsi twakoze igiterane. Nari nishaka ngo washyiraho igiterane kizajya kiba buri kwezi. Ndabona ari bwo abantu twanezererwa kurushaho, tugakura Yesu kurushaho, tukamwidagadurira imbere, akanezererwa akishima. Ariko ndavuga ngo buri muntu wese wageze mu nzu y'Imana uyu munsi nikomera amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Reka noneho twongere dukomere Yesu amashyi menshi cyane mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Musenge kugira ngo ntaza kubaraza hano, kuko amavuta y'uyu munsi ntabwo asanzwe. Haleluya. Nshimiye Imana kuri korali yaturirimbiye kandi ikaririmbira Imana uyu munsi. Nshimiye Imana kubw'abashyitsi badusuye uyu munsi, nabo ndabashimiye. Nshimiye Imana ku bakozi ba Yesu dukorana hano mu itorero, bose ndabashimiye mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese ku ruhande rwe, abo mu Kristo, abo wadusuye, mwese reka twikomera amashyi mu izina rya Yesu. Haleluya. Nje gukomeza ikivi cyari kigeze kuho abandi batangiriye, tugarutse natwe kuvuga Yesu nanone. Yesu twatangiye mu gitondo dusenga duhimbaza. Haleluya. Yesu twumvishije mu ijambo niwe nanjye nje kuvuga. Yesu twumvishije mu ndirimbo abakozi b'Imana bakomeje kuvuga, uwo niwe nje kugira gute, nje kuvuga nanone. Ariko noneho nje kumubwira nanjye nanone bundi bushya, wongere umwumve bushyashya. Uwo Yesu wapfuye, uwo Yesu wamanutse mu gituro akinjira ikuzimu, agakandagirayo, akabwira Satani ati rekura abera banje, akamufata akamukingirana hariya, akafata abera akavuga ngo nimuze tuzamuke, akazamuka ku isi ahangaha turi, akavuga ngo abantu bose bazapfa banyizeye, abo nabo ndabajyana mu ijuru. Haleluya. Akazamuka kwa Data wa twese wo mu ijuru, akavuga ngo abanizera bose abo nabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Komera amashyi Yesu Kristo. Ayuha. Haleluya. Ndagira gutega amatwi wumve Yesu. Haleluya. Tudatinze reka tujye mu butumwa bwiza bwa Yohana. Turimo kwitegura anniversaire ya Yesu azuka. Yego, ni anniversaire, ntabwo azazuka ejo bundi, yazutse kera. Haleluya. Twe tuba turi kwizihiza umunsi yaducunguye tukabona iki? Ubugingo. Amen. Ubona weje kubabwira, twinjire muri gahunda yo kwizihiza umunsi mukuru mwiza wa Pasika yacu. Haleluya. Tunezero twangiye kugira ubusabane na Yesu Kristo. Amen. Reka igice cya mbere Yohana, Imana itugirire neza. Amen. Umusomyi uzi gusoma reka adusomere mu izina rya Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Amen. Tega amatwi wumve mu izina rya Yesu. Igice cya mbere umurongo wa mbere. Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Yego. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo uwo yaremye yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye. Yego. Ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Yego. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Yego. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima
yego hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana yego uwo yazanwe no guhamya iby'umucyo atume bose bizera yego icyakora uwo siwe mucyo ahubwo niwe wahamije ibyabo yego uwo mucyo niwo mucyo nyakuri yego kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese yego yari mu isi yego ndetse niwe wayiremye yego nyamara ab'isi ntibamumenya yego yaje mu bye ariko abe ntibamwemera icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. amina komeza abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri yego cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana. amen hagarika mu izina rya Yesu Kristo. amen haleluya. uyu umugabo witwa Yesu niwe ukomeye kurusha abandi bagabo bose. Yesu ijambo ry'Imana riratubwiye ngo jambo yahozeho kandi uwo jambo niwe wahoranye n'iki n'Imana kandi uwo wahoranye n'Imana niwe Mana yari iki Imana. haleluya amina. uwo Yesu ubwe yaravuze ngo Imana kandi ishobora byose. icyatumye kigaragara ko ashobora byose ni ukubera ko yaje mu isi yarangiza agapfa yarangiza akajya ikuzimu yagera ikuzimu akabwira Satani ati Satani ceceka tuza umuntu naremye ikimanuye hano ni ukumucungura guma aho ngaho. arangije afata icyemezo cyo kuzuka kugira ngo njye nawe tubabarirwe ibyaha Satani yagize yadukoresheje byari byaratumye tudashyikira ubwiza bw'Imana. amen amina. Imana itugirire neza. noneho arangije arazuka nta wundi muntu wari warabikoze ibyo. amen amen. noneho ikiyongeyeho aravuga ngo uyu muntu namuremye mukunze ariko Satani yashatse kumugira uwe akamwiyitirira ariko kubera ko umuntu atigeze yumvira Imana agakurikira Satani nanjye ndababara. uwo ni Yesu wababaye amaze kubabara aravuga ngo njye umuntu naremye ntabwo namureka gutya gusa kubera ko Satani yabanyishimye hejuru bamwongeye gucungura umuntu. haleluya. arangije n'Imana nzima aravuga ngo kugira ngo mbeho mbane n'umuntu nuko ndaza kugenda nkabaho nk'iki nk'umuntu. mwibuke kuri Mose Imana yavuganye na Mose ayibwira ngo niyereka. Imana iramubwira ngo ntabwo wabasha kumbona ngo ubeho upfiriya. haleluya mu kuva. amen none arangije aravuga ngo ndijya kukwiyereka ndakwereka ibitugu nimara kukwereka ibitugu nkwereka iki ibiganza kuko mbonye mu maso wahita ugira ute wahita upfa. Yesu arareba aravuga ngo ntabwo nshobora kumanuka. ubwayo twasanze ko ari we jambo kandi uwo jambo ari we Mana ari we w'ukuri. aravuga ngo nimanuka kureba umuntu nkamanuka mu bumana bwanjye mfite umuntu arahita apfa ntaramutabara ntaramuhesha ubugingo.
komereza amashini burimo kubyumva neza. Amen. Harabango ntabwo ngomba kuza n'umuntu kugira ngo mbane nawe, kugira ngo uwo muntu amenye nuko naza kugenda nambaye ishusho y'umuntu. Kuko ningenda n'Imana ndagerayo umuntu apfe mbere y'uko mutabara yitwa umwana w'Imana, cyangwa duharushoboye bitwiki abana b'Imana arapambe mbe ntamutabaye ndaba ntabaye ubusa. Haleluya. Arabango ngomba kumanuka. Amen. Amen. Agatabo ngo yandishe azaratubwira ngo ibintu byose ngo byaremwe nawe, nta na kimwe kitaremwe nawe. Haleluya. Ibi byose mubona byaremwe na Yesu, byaremwe n'Imana. Haleluya. Amen. Twebwe uyu mubona, twebwe mubona uyu mubiri niwe wagiye hariya afata icyemezo ngo reka mpumu nindangize muhumekere agire inyama n'amaraso. Arabamara kuko Satani yaramaze gushuka Adamu na Eva. Haleluya. Amen. Amaze kubabara agahinda kamwishe, arabaho kuko Adamu na Eva bumviye Satani. Kandi sinshaka ko Satani anishima hejuru. Yaravuze ngo icyubahiro ntabwo azagira undi, azakigumana. Aravuga ngo icyubahiro rero Satani sinshaka kukimuha kubera umuntu ngenaye, kuko umuntu amuremye kugira ngo andamye ampimbaze nezererwe. Niyo mpamvu iyo ukuramya Imana, iyo uri kuririmbira Imana, iyo urimo kuyizera, Imana iranezerwa ikakuha umugisha, ikumvira nezerewe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Witeka atugirire neza. Amen. Arangije rero gufata icyo cyemezo cyo kuza ku isi. Haleluya. Haravuga ngo umuntu ngomba kumutabara kamuwanje. Ikosa ryabayeho nuko umuntu yumviye Satani. Buriya Imana cyangwa Yesu ntabwo yashishije Adamu na Eva kubera yuko bagiye kurya ku giti. Haleluya. Yababajwe nuko bumviye Satani. Agatabira kamavuge Yesu amaze kuza mu isi, ageze imyaka y'ubukure yo gutangira kuvuga ubutumwa, ngo ajyana n'umwuka mu butayu ngo Satani amugeragerezayo. Aramubwira ngo iminsi 40 ishize asenga n'amashoro. Satani araza aramubwira ngo wafata iri buye ukarihindura iki? Umutsima. Kubera ko yari afite inzara. Yesu yari afite ubushobozi bwo guhindura ibuye akarihindura iki? Umutsima. Ariko abandi ikosa Satani ashaka ni rimwe, kumwumvira nkagikora gusa. Abantu natwe muri iki gihe amakosa dukora ni ayo kutumvira Imana, ni ayo kutumvira umwami Yesu. Yesu akavuga ngo kizwa ukumva ntushaka gukiza. Yesu akavuga ngo genda neza ukumva ntushaka kugenda neza, ukumva kugenda neza ari bibi. Dufata cyangwa ngo bafashe ibibi babyita ibyiza, ibyiza babyita iki? Ibibi. Kristo araza aratubwira ngo umwizera wese cyangwa se uzizera uwo Yesu azamuha ubutware bwo kwitwa umwana, cyangwa se kuba umwana. Niko handitse kuba umwana. Iyo wakiriye Yesu, iyo mwizeye, uhita uba umwana w'Imana. Haleluya. Uyu munsi rero, haleluya, ndagira ngo mutangarize ngo kuba barakurikiye Yesu ntabwo ari igihombo byatumye uba umwana, cyangwa se byatuma uba umuntu w'Imana. Mana tugirire neza. Yesu noneho aza ku isi, amaze gupfa abantu benshi
bamwicira akatari urutega barimo bavuga ngo reka turebe uwitaga imana, uwitaga umwana w'imana, uwitaga umuhanuzi, uwitaga umuntu ukomeye, reka turebe ko hazazuka. Abafarisayo n'abapagani batandukanye bari barimo bavuga ubwaho niyikiza. Amen. Ariko arangije abereka ko ari Imana. Ava mu gituro arazamuka aravuga umuntu wanjye ndamucunguye, umuntu nawe ndamucunguye. Haleluya. Yesu atugirire neza. Amen. Iyo usomye hasi haratubwira ngo iyi ni impano Kristo, ni impano twahawe y'ubuntu bwiyongera ku bundi. Twari abo gupfa tukarimbuka, ariko Kristo aduhabwa nk'impano y'ubuntu yo kugira ngo uzamwizera wese abone ubugingo bw'iteka ryose. Uyu munsi turi abana b'Imana, uyu munsi turi abantu b'Imana, uyu munsi ntabwo turi abo mu isi, ahubwo turi abo iteka ryose mu bwami bw'Imana. Hari umuntu umwizera. Amen. Imana itugirire neza. Haleluya. Ntabwo ntindi kuko ngiye gusoza amasaha yatujya. Haleluya. Icyo arije kukubwira ngo ndavuga ngo uni umwizera uritwa umwana cyangwa uraba umwana w'Imana. Uyu munsi wa none ukomeza kugenda umwizera mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Narije kukubwira ngo rero Kristo twamuhawe nk'impano y'ubuntu. Agakiza ni ubuntu, ntabwo ari amafaranga. Kare mama Pasteur yatubwiye ngo haleluya ngo gukorera Imana biroroshye, ariko twende tubifata nk'ibintu bikomeye. Umva ukuntu byoroshye kwizera gusa. Mwami Yesu ndakwizeye, ndakwemeye, ndagukunda, nanjye mbaye umwana wawe, nta kibazo, nzabana nawe, nzagendana nawe, icyo nzi nuko nzajya nkuramya nanga icyaha n'igisana. Ibyo byonyine gusa tukaba dukoreye Imana, ukaza hano tukaramya Imana tuvuga ngo uruwe. Murumva bivunye? Biragoye? Ntabwo bigoye, ahubwo twebwe abantu nitwe tubikomeza kandi bidakomeye. Kuvuga ngo Mwami Yesu ndakwizeye nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye no mu bugingo bwanjye. Umva ibikomeye. Nyandukura mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ibyo biragoye. Hasigaye ukajya ukaramya Imana gusa, ukajya ukora ibyiza gusa, nk'uko abaririmbyi batubwiye ngo nitureke ibyaha dukurikire Yesu. Byonyine. Hari umuceri bakwatse, hari amafaranga bakwatse, hari umva nta gitenge bagusabye, nta n'imibyizi 15 bagusabye, ntayo. Ni ukumwizera gusa. Imana itugire neza. Muhaguruke dusenge mu izina rya Yesu. Amen. Muhaguruke tugire gute? Dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusenge. Ndagusaba kumwizera, kumwizera cyonyine gusa, ufite ubugingo, ufite agakiza, ufite umunezero w'iteka ryose. Tuzabivugaho ubutaha neza. Amen. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware Kristo, twaguhawe ku buntu bwawe, ubuntu bwiyongera ku bundi. Kristo turasabye Mwami ngo ubwo buntu ntiturupfushe ubusa, ahubwo Kristo tukwizere, nitumara kukwizera maze tukunezeze. Kuko ijambo ryaratubwira ngo utizera uwo ntashobora kunezeza Imana. Kristo Mwami, mubyeyi uri hano Mwami, turamusengeye Kristo, natwe ubwacu, umugabo uri hano, umwana uri hano, Uwiteka n'ingabo,
uri hano reka akwizere yumve ko ushoboye byose mwana yumve ko nta kijya kikunanira yumve ko afite ubugingo yumve ko afite ubuzima yumve ko afite urukundo yemeye gukora ibyiza tukakwigiraho tugakora ibyo ukora nta shyari ahubwo ufite urukundo rwinshi reka mwami tukwizere mu izina rya Yesu Kristo tubona gusengera umuntu wese ufite ikibazo nawe hagati muri twebwe Kristo reka Kristo nawe umugirire neza icyo kibazo afite uruke kugisubiza kuko kwizeye kandi yizeye ko ubishoboye nawe reka data nyir'icyubahiro umuhe umugisha umuntu wese wateranye Kristo umuhe umugisha umugirire neza nawe urwaye data nyir'icyubahiro uhaguruke nawe umukize kuko Yesu Kristo twizeye ko uri muri twebwe reka umukoreho ubwo burwayi bwose yararwaye ubukire mu izina rya Yesu Kristo dusengeye na bene data batandukanye batabashije kubana nawe dusengeye n'andi matorero yose mwawe komeza uyambike imbaraga maze muri kino gihe ugira imbaraga zidasanzwe zo gukorera ugira imbaraga zo kwamamaza ugira imbaraga zo kukwizera ugira imbaraga zo kukuvuga iteka ryose kugeza igihe uzaduhamagara ku kurima tumusenya imigambi ya Satani mu izina rye imbaraga z'abadayimoni imyuka mibi turayitwika abazimu reka bashe imyuka mibi yatunaniza na Yesu turayitwikisha amaraso ya Yesu Kristo reka dukomeze mu rugendo mwami Yesu Kristo no kuvuga ubutumwa bwiza muri Yesu kuko mu ijuru turiyo data reka abatarakizwa bakizwe abari mu byaha bave abari mu busambanyi bave abatarakize abatarakwakira Yesu Kristo reka Uwiteka ubasange nabo ubabwire ubwiza bwawe maze baze mwami Yesu Kristo bakugwe imbere maze bakubwire ngo data turakwizeye kuko uri Imana igihugu cyacu kirengere kandi ukomeze kukirinda uko bwije uko bukeye mu izina rya Yesu Kristo mwami Uwiteka Imana amaraso yawe akigote Uwiteka abayobozi b'igihugu cyacu ubahe umugisha kandi ubiteho kandi Kristo uhore ubasanga iteka ryose uvugane nabo bakore uko ushaka kuko uri Imana y'amahoro urakoze data wa twese icyubahiro ni icyawe tubisabye tugize mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera amen komera Yesu amashi Imana iduhane umugisha komera Yesu amashi haleluya reka konereho ntanga amatangazo ubundi badusoreze bita Yesu amen uyu munsi byari biryoshye umukristo wo guterana amen umukristo wo guterana uguterana niko Yesu agenda akura muri wowe mwuka wera akomeza gukura muri wowe mu izina rya Yesu